nanjye nakoze ngo arapfukunde yarazambaye zisizo ebyiri zose ariko ndisinga oya ntabwo ndisinga ntabwo ikintu cy'ikima w'umugore ngiye kuvuga ngo cy'ikimama w'imyaka nka 50 akaguhamagara ati vuga ngo umukecuru twasohokana kuri Noheli twajyana ku Gisenyi Erime wabyemera muraho neza mumeze neza abakozi ba BVN TV Rwanda turabasuje kandi tubaha ikaze kuri channel yanyu channel y'abanyarwanda ndetse n'abandi bose mudukurikira muri hirya no hino kwisi. Nitwa Morgan. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bigiye bitandukanye muri BVN Talk Show. Tugiye kuganira urabana natwe muri iki kiganiro nk'ibisanzwe kore subscribe like share ndetse na comment. Ngiye kubana na Gikundiro. Gikundi umeze ute? meze neza ndishimye kuko ndi kumwe n'abasore intare ndikumwe kandi abasore turi kumwe kandi na Erimex nawe mwamubonye. Erimex womeze ute? Emeze neza cyane mwankomye nawe nagikundira mwaje mwihaye kwambara ingofero zisa ubuse ngiye mubwira n'amabara namwe ariko n'amabara namwe ubutana bazaza bambaye akantu k'akagofero abantu utani ko bimeze uri kwishimira ibintu imbere nyine ari gihe usanga atari nta kintu kirimo okay ubutaha natwe tuzabyubahiriza. Hanyuma rero abakunzi ba BVN TV mwigire hino tuganire tugiye kuvuga icyo bisi iki inkuru ewana ntucikwe we gusa. Tugiye guhera n'ubundi kuri mushiki wacu Gikundiro. Gikundi tugiye kuganira n'ubundi ku bintu bisanzwe biriho nyine mu buzima busanzwe turaza kwinjira no muri social media ibintu byose nyine hose inkuru zose tuzigeremo. Ubundi turi mu kwezi kwa 12 Noheli na buri minsi dore irabariye iminsi 3 n'atari 4 ni ikibazo mfite geze izi saha nta muntu arambwira ati uzaze mu Noheli cyangwa ubunani Gikondera sibona garabikubwira ariko na none baranimira nanjye ntumire ngenda shaka umuntu uzambwira ati kuri Noheli bagihari iba kuri 25 oya ni nenye oya ni kuri 25 ntabwo nabyemera 25 ngenda shaka umuntu umbwira ati kuri 25 uri ready uze nkohe ese mbere yuko uvuga ngo bagutumire kuri Noheli ivuze iki isobanura iki? Genda umukatolike sava navutse bayizihiza ibyo gusa ubona bayizihiza oya navutse bayizihiza nyine nanjye nkunda Yesu kandi Yesu Noheli nibwo Yesu yavutse sure agiye kumburanya urabizi kandi cyo gihe yavukiye Yesu yavutse kuri Noheli abantu badukurikiye mutubwire namwe ko murabizi neza ko ni ibintu bajya kwirgubaza ziratari nyine twarabisomye Yesu yavutse kuri 25 Noheli ba no genda umwana ajya mbyitiranya n'igihe yapfiriye none ngewe yapfuye mu kwa kane ariko nago haje ni mu kwa kane no mu kwa gatatu mu mbere yapfuye ari kuri pasika nibyo twe twizeye ariko pasika yo nubwo igira itariki ya nyayo haje banza biterwa bagenda bahindura itariki terwa n'igihe Yesu yagiye mu cyagisiza ikintu ngiye kubabaza nyine kubijyanye na Noheli. Ubundi bura kuri Noheli Gikundi utabonye umuntu ugutumira utabonye ako gakoko cyangwa se iki nyine ukirira ibijumba bisanzwe cyangwa ubugari nago Noheli yabagenze neza. Yesu ari Noheli Yesu yavutse se kuri Noheli kugira ngo giye nifate ngo mvuge ngo ndaza kwirwa nari ibijumba nk'ibintu ngo biriya bisanzwe tusanzwe tugira urumva nagenda nkagama mu buriri urumva nkavuga ati jewe ngiye mu buriri wenda nko kukagora saa 11 nkagenda nkagira ikintu ngura ku mpande nk'akantu ko kunywa ariko kuva ntago wagura amafaranga yo kugura inyama ngure nayo kunywa akantu ariko ko namo inzoga nashobora kuyabura cyakaza nikibona nk'inose y'isukari kitekera icyayi reka kuba mwana mugeze mbwaterega buri wacu twaburaye ati wabuze no kurya gafiriti konyine no gufata umugati ngo urye wonyine amafaranga ajya abura amafaranga yo kugura ibyo kurya ariko hari ikintu abantu birengagiza ntago wabura 3,000 ikintu cyo kunywa gihedutse se kigura ngahe kigura 500 aha pineapple ya 500 pineapple ya 500 ibyo bintu byanze gute ntago wabura amafaranga 500 yo kugura pineapple ako wenda dore nkuko wavuze ko ibijumba hari umuntu usanga n'ubundi yirira yinywera pineapple gasa pineapple nakantu gasanga ndanywa panache panache agiye sisa agacupa gato panache inini ni cyabiri nyine hari agatoya na kanini uzambwire nyikugurira panache ndabikubwiye tuvuye hano nguriye panache ari
akangurira panashi uzayimugurire mana kuri yanjye Noheli. natayingurira ndagaruka hano ndayikugurira ariko nyine bitararangira. buriya ibintu bya noheli ntabwo umukobwa ajya apfa kubuririza pe twebwe wenda wakwicizazi mu jisho Umukobwa rimwe na rimwe yakwiye ukanaryama ariko nta mukobwa wabura umuntu umuhana njye ndaraburije abantu mudukurikiye niba uri inshuti yanjye ndaraburije ntabwo bishoboka. nta hantu mfite nzarira noheli ni ukuri dore impamvu bidashoboka uze ku mukobwa ntabwo umfashe. byabaho ahantu ko reka mubwire Ni we ukutubeshya. igihe umaze imyaka ufite ntabwo wemerewe no kumara n'umunsi umwe nta muntu arakubwira ati ngwino ngutema wenda umunsi ni mutoya ariko ntabwo wamara w'icyumweru nta muntu arakubwira ati umusore nyine nimvuga umuntu wenda n'abakobwa bazamo aho cyane cyane twibande ku musore avuga ati gikundiro arabona utambutse hariya avuga ati umva baguha agafanta ngwino nk'akantu baguha agafanta ariko byahano nabiboneye mani reka mubwire uzi ko ujya ahantu wasohotse bisanzwe no wangiza ukinjira iyo ari akabari njyewe ntabwo nakwakirwa n'umuhungu kubera iki sinjya njya mu kabari nko muri resitora yego ntabwo nakwakirwa n'umuhungu kubera iki Kuki utakakirwa Uriya se ibyo n'umuhungu? biri ku bantu bose ntabwo wambwira ngo mugano we ngo ibyo bintu ntiwabikora reka reka njye nk'umukobwa njye ntabwo nita ku muntu mbese nyakira usanze iyo resitora nta Wabwo mukobwa ibyo- ubamo ibyo ntabwo bakoresha ukora. abahungu gusa waya yuge niba oya uri moga umusore niba uri umusore wakirwa n'umukobwa wakirwa n'umukobwa usore wakirwa n'umusore mugenzi wawe waya yuge waya ibyo yuge bintu mugomba kubisubira cyuri umuge ntabwo ibyo Ariko- bishoboka yuko waba utagira basitante bavuga ati umukobwa ntanyakire anagusekere mazi ko umutipe akwakira se ese umuntu wese yagusekeye ubona ari byiza agenda ahita Ase reka mubwire aguhereza ko tereka umwana akomeza umwana yikurikira akunda nyina nuko nyina bamusekera cyane oya ajya kubona umutipe ajya kubona umutipe arakwakiye urumva ukabona azanye urugero kariya kaboro batwaraho ibintu byo kurya byo kunywa araje fata apeti wareba igisura ukabona mu ishati ukabona biramanitse gutya ariko umukobwa yazana ukabona harimo akantu niyo byaba bidasa neza ariko ibura ntigenda numva bavuga ngo nyine ntago ngo abatetsi bose bateka neza ngo nta nubwo ibiryo biryoha kuko byatetswe neza ahubwo uburyo umuntu yabiseriye uburyo umuntu yabiguhaye nyine uburyo yabikugaburiye ibyo biryoha akantu ariko ko guseriva nyine ku bantu b'abakobwa naheze nabo bakitaho Mbese ubu cyane ko reka ababizi ko ari Mex namuzanira icyo kurya ari bumurebe neza ubwo se yazanye nakujugunyira oya ariko niyo njyewe yaba asa ntabwo n'uzi. mbyitaho uzacunge mu tubari twinshi cyangwa muri resitora ahantu batanga serivisi resebusiyo uzasangaho abahungu ni bakeya ni abantu bake bazashyira kuri resebusiyo abahungu Njye nta hera aho nabona ukora nabona. ubwe nimba resebusiyo wabonyeho umuhungu Ariko- wapikuka ariko babashyiraho kugira ngo nabo bamama cyangwa se abakobwa ngo bagikundiro nabo bakunda kwakirwa n'abasore Icyo gihe babakira. njye nkunda kwakirwa n'ubonetse wese resebusiyo uzasangaho Eh. umusore hazaba hari n'umukobwa ubwo bazaba bakora ari babiri kuko wenda biterwa n'ikintu icyo ari cyo cyangwa n'ikintu n'ahantu umuntu ari gukora ariko ntabwo wafata umuhungu ngo umushyire kuri resebusiyo ubizi ko uzakira igitsina gabo cyinshi sibyo ariko ukibona umukobwa mwiza hariho yatimusize kuri resebusiyo ba bandi bari kunyura hariya bahita baza bahita baza kubaza Ibyo ni ibintu amakuru maze kubona cyane. batari bwakisesinga na serivisi zanyu boga reka mbwire ku myaka yawe sibyo mbwira nk'ikintu nyine wumva uvuga ati iki kintu ngifitemo experience nyiziho neza ku myaka yanjye mfite igihe maze nicyo kintu mfitemo experience nini kurusha ibindi ubwo se ni igicira ikintu cyitwa gukora isuku mana yanjye yaba ku mubiri yaba ku ubwo niyo kintu ubwo numva nicyo kinini. kintu nyine Ka numva mfitemo Yesu, experience ndamubonye. ya danje icyo mbuzi icyo abakobwa mukunda ubwo abasore njya bagira mubwira isuku ikize oya urananguye abakobwa mukunda abasore bagira Umugeni isuku ngo hano isuku, ndamufite ewana, ari byataye. singo suri singo harya ari genda singo tu abakobwa Dof, mukunda aransetse ndagutsetse ndacyari umwana winkoraho niba unatavuze ndacyari nubwo umwana no iyo higimya umuntu abavuzi reka agahigima twikomereze akagira gute byatajyana umuntu uzavuga ati ngo njye ndacyari umwana sindageze imyaka 10 oya reka mabwiye noneho wowe tubwire experience ubundi se ninde ucirenze umuntu wese asigaye afite na 30 wamaze ngo ufite ingahe 18 nta muntu ukirenze imyaka 18 noneho se twe turi kuganira nyine ku bintu bijyanye n'iminsi mikuru ubundi buriya ari noheli na bonani ni uwuhe munsi mukuru abantu bakizihije byanya by'akavati uyu nguyu uko byagenda kose kuri noheli cyangwa kuri bonani
uyu munsi ni ni wo yose wanjye ni yose moga tukarya inyama hose urumva tukavumba aho ni sawa ariko ngiye buriya sinzi impamvu ngiye mandi guprefera bonani reka mbwire iyo minsi yose ukuntu ari ngombwa nko kuri noheli abayisilamu ntabwo bajya bapfa kuyizihiza kumva abakatolika rero bafite ikintu bita cakura urumva niho wavumba uramutse mu isilamu cyangwa nta kintu wemera noneho ubwo uri kumva b'abayisilamu batizihije noheli bazizihiza ubunani ngo no bandi bashiriwe kuri noheli ku bunani uzajyayo utazagira uzamvumba je wapi abakatolika se nabo uriya bajya bafite icyo kurya baratumira nk'uko abayisilamu nyine cya gikundiro kuri noheli gikundiro umeze utese meze neza wirirwe neza gikundiro dupfuye iki kuri noheli abyuka saa yine yumva ibintu biri guhuma ati wapi nako cyakwitaba je kareka se cyakwitaba ariko noheli yarangira ngo ejo nacakiraga iki buriya uzavugisha umuntu udahuze ngewe mu minsi mikuru uzambara ntuzampamagara inshuti finally ukuntu bigenza umuntu ariko ashaka guhamagara nawe ashaka gutuma yewe uwo munsi wageze ntuzangushe neza uzanteguze uyu munsi ushobora kuba nta kintu uriho ariko kuwa gatatu nijoro ukarara ubonye ifungo ugahita utekereza guhamagara je nimba ari ikintu nta uzampamagare ikintu ntabwo natungura umuntu ngo nuko ngo noheli yageze ngo mpite mutungura wapi kubera iki man utungura umuntu ugasanga wenda abirakariyemo dore kije kumvumba urumva wenda bishobora kuguhira ukamufata bikagenda neza pe noneho iyo wamuteguje wa munsi uragira akahita avanaho fone birashoboka nabyo cyane abanyarwanda bahindutse je ntabwo nakwigira umwana mwiza je narabikoze je ntabwo njya mvumba pe tubwira iyo story rwose itangiye oya je dore ukuntu byagenze jewe umuntu yarambwiye ati yari umukobwa kuri noheli ndashaka kuzakubwiramo agatoke nari rwose kuri noheli uzaze ngiye ndi tayari noneho kuri noheli bigeze noheli yabaye icyo gihe niba ari hari kuwa gatanu ndangije ndagatejo rero hazaza umukobwa kunsura kandi ndebye ukuntu finance yagiye ihagaze nagata ndashaka ukuntu bigenza nafite umutima wo kumwakira ko ndebye ukuntu magaze nagata ntago ibintu bizavamo ubwo umunsi wari mu gitondo saa 9 nibwo nabyutse nanarakaye nagiye kuri toilette abakiri nijoro mpita nibuka ko ejo noheli bacanya akaradiyo numva ngo umwana Yesu ngo kwako ngiye naryamye nshaka kumva Yesu ndanje mbyuka sanga saa 9 nagiye kwako nshatse kuri toilette ati Yesu yaranje kurira n'ubundi ubwo byabaye ndangije ndagata ku wundi ko bambwiye ko bari buze konsura nkambona nta kintu nibereyeho nanjye akadege fone bakizaho akadege ishiro zakena mbona utumesaje ko wambeshye iyo umuntu umwe ndanje ndamuhamagara none se imeze bite ati nta kibazo nategereje nanze kuva mu rugo utambwiye usangiye kwita afata bike yiteguye rero guhera nabonye iminsi dukoreye mbere saa 4 guhera saa 4 ukajya saa 9 umuntu akigutegereje ati no nanjye bitewe n'ukuntu ndi kunywa tereka zimubeshye atoke nari fata moto nurangiza uze ndakurangira muri se wandagiye ngabwira moto gatoya we nugera muri gare kako yari buve inyamirambo kamanuka Nyabugogo dena kaza kundeba ati we nugera muri gare ya Nyabugogo umbwire nari mite nkurangira aramanuka ye muri gare ya Nyabugogo nawe ati uzi naho ukuntu bimeze aho ugeze hahagarari ndaje magusanga gare ya Nyabugogo twese duhura ndamubwira ati rero ukuntu bimeze gize gahunda yihutirwa ngiye Musanze unaye duhuriye mu nzira nahise mvuga ati ngiye Musanze ati turi kumva nagati nahise mutekera kandi ati bivuyemo hangaha araweme agatoke nari ubwo naho butaha kwako yari umuyisilamu agati ayo simvuye yari yamvumbishiye ku iride yagiye sinzi gibera kwako yaramvumbishiye ariko ngiye ikintu cyatumye nyine nanga ntago ari kuvuga n'ubusambo nta kintu nibereyeho nabaza umuntu ngo zikuri noheli ngura umukatolike ngo rayizihiza araje asanze wicaye mu ntebe umeze uko nguko esundi nta n'ikintu kuri amakuru yo kuri noheli ngiye singa nkunda kuyareba filimi icyo gihe nta niyo nari mfite oya kwicara mu rugo nyine umushyitsi agusuye n'umwakire cyo ari ikibazo oya ariko hari igihe umuntu abanyarwanda byavuga nyine ngo ibisangizwa bwa mbere ngo ni amagambo suko abanyarwanda tubifata yarongera aravuga abanyarwanda bagira bakarenzaho umunyarwanda none yarongera avuga ngo amatama masa
ntasabira inka Ntasabira igisigati. Imigani nayo igenda ivuguruzanya ku buryo ntabwo bavuga ngo yavuze gutya ngo iki wagenda gutyo gusa ngo nta kintu ariko abanyarwanda barenzaho arabivuga kandi we abibwiye nyine ukamenya ko nabirenze ugarenzaho ugaseka ako ku mutima ati ntabwo uzi ukuntu nzarenga umva yaratangiye umuntu nagusura uzamwakira njyewe nonsura nzakwakira hanyuma umunsi ngiye prefera buriya muri ino minsi mikuru njyewe nyine sinzi impamvu bona nari nshimishe cyane nyine ariko zi bro umwaka nyine ukabona urarangiye umeze neza urazi ukuntu mu kwa 12 ibintu babiriho imanuka ibiki abantu bapfa ariko ukabona uwo mwaka ewana urawurangije neza ukavuga ngo ninjiye mu wundi ndi kureba nanjye ukandeba tuvuga ati aho rwose ni sawa none naserebura ushatse wanarara mu kabari bukarinda buke mu kabari abantu tutanywa inzoga Noheli yonyine impamvu Noheli impamvu nitankura cyane Noheli nyine usanga yizihizwa n'abakristo gusa bivuze ngo nyine nta gusanga nyine buri muntu wese yishimye turetse ibintu by'ishyari ntabwo wakwishimira ko Yesu yavutse abandi bavutse ugomba kubyishimira nyine ngiye ko yakomwemera nabyishimira ariko se umuntu ko gifata bidi y'umuntu ukayifeta kumva ko Yesu utayifeta ibyo bintu bikura he ngiye zose ndazifeta ariko nyine bonane ngiye niyo nishimira cyane bonane ngiye marumva nta kintu no muntu umva yazantumire kuri bonane nibyo buriya nanjye nyine wenda tutarebye ngo umuntu w'umukristo cyangwa se umukristo urabona ino minsi ngo Noheli ngo Pasika n'ibiki ireba abakristo cyane urebye abayisilamu bagenzi bacu abavandimwe ntibajya bayizihiza buriya n'abadive nubwo ari abakristo ariko iyo bigeze ku ivuka rya Yesu ntago Noheli ntacyo bafata nta kintu muganira utaha tuzamutumira tumubaze impamvu umva cyane wa undi w'umugorozi ubwo wanyawe avuga impamvu mutizihiza Noheli kandi Yesu mumwemera mudukurikije mutubwire impamvu mutizihiza Yesu mumwemera ntago mwemera ko yavutse mubona ataravutse mubona ataravutse ingingo yanjye yayumvishe ya bonane si yo rata niyo nanjye ndagushyigikiye ni ukuvuga ngo bonane niyo yacu twese abakristu abayisilamu n'abapagani nabo barayizihiza bonane niyo mpamvu rero tugomba kuyizihiza twishimye ariko na Noheli umuntu kubera ibintu muvuze rero by'iminsi mikuru umvayemo ibintu by'imirire n'iminywere ukumva ushonje kumva conje wabimenye nyene kumva conje nuko atangiye gusonza bakuzanira ibiraha ariko ahari washonje ahari nashonje ahari washonje kubera iminsi mikuru iminsi mikuru umva yahumuye noneho mu kanya ndi kuza mpuye n'umuntu abarambajije ati biragenda ndavuga si biki ndabaza ngo ibiki ati ibicuruzwa biva Mombasa bijya Nairobi niko niye biragenda ibyo bicuruzwa byaje ryari aho ngaho uduciye muri humye urabona umuntu nyine kwa kundi uri kumubaza meze bute ni sawa amakuru ni meza biragenda se ndavuga noneho n'ibiki biri kugenda itambwira ngo ibicuruzwa biva Mombasa bijya Nairobi sinzi nawe muri kubyumva nanjye natakaje Mombasa Nairobi cyane gajyande babaza ngo kiri gute ari amagambo yavuye ngo kiri gute ajya kuma ngo kiravibura ni igitelefone wakubajije ni iki oya umuntu akubaza ngo kiri gute bitewe ko hari ikintu muziranyeho uriya arimo kabyivangamo cyane hari ikintu waziranye ntabwo yewe bimajije ko mba nta kintu tuziranye kugira ngo usubize nese buriya hari umuhungu ushaka kubaza undi muhungu mugenzi we umuhungu barabibazanya cyangwa ati kiri gute musaza nkanjye mbikubaje ngo kiri gute wansubiza gute wowe bimbajije ngo gihe kiri gute agati we ntakwihorera ntabwo igiki ariko iyo ubajije umukobwa ubundi agomba kwiza ati ni fresh kubera ko umukobwa agomba kuvuga ngo ni fresh nyine ubundi iyo nsubizanya yakwiye kuza hagati y'umuhungu n'umukobwa njye niko mbyumva ntabwo ariko kubera kiri kubyumva niba ari ikintu baziranye yose ntabwo abatipe bashaka kugira bafite n'ikintu baziranyeho kwamubaza ati we kiri gute kubera ko utabibaza iki kibazo umuhungu ukakibaza umukobwa wenyine ngo kiri gute aba ari ngombwa ndiko mbatwimye amakuru mwebwe mwumva ari kubera iki tugomba kubaza iki kibazo gutyo hagati y'ibitsina byombi bitandukanye umusore ntagisubize mutubwire muri comment ikiganiro ni BVN Talk Show twizere ko mumeze neza turacyafite ibintu byinshi cyane byo kuganira ariko kora subscribe
ibaze ikiganiro nk'iki kigucitse none kizaza nk'ejo bwo waba uhombye cyane uko ejo ho none mana yanjye ejo none uyu munsi twatembera nzaza namaze kumenya umuntu untumira mu minsi mikuru sibanga uyu munsi twatembera ahantu iyi view nje sinzi ukuntu nima nahita muri Edeni yewe twageze muri Edeni mu tutararangira utano noneho tuzajya ahandi yisumbuye ahangaha ndakeka mu Rukari niho tuzajya none uzojya kubona ibintu by'icyatsi ndashaka no kubona ibintu by'indabo ni Saint Valentin nzatanga ururabo rwavuye ahandi hantu nzabona hagise mu kwa kabiri Saint Valentin burya twizihiza nubwo manazi ngo Saint Valentin ushobora no kuzabona ibintu by'amavi n'ibintu by'impeta gutyo mu kiganiro sinzi narindi uzaba umuntu ugira iyerekwa umuntu ugira iyerekwa aritambutse hano singo je bambariye ndabura imyaka ingahe ndabura imyaka ingahe basi kugira ngo ari gifite ingahe 12 n'umunani reba 12 n'umunani yewe n'ubu bwanwa ntabwo abantu batagira ubwanwa haryo bita gute abantu batagira ubwanwa njye nuko nkiri umwana buzaza ahubwo Morgan nkaho ufite ubwanwa udashaka tera ivi urabizi ko ntarashaka se niba nta muntu aba nyine hari abantu bitwa ngo bahakana nyine n'abahakanye umuntu udafite turagaragaza ko twizera Yesu ndakwizera nanjye ndakwizera nubwo ntari kubigaragaza amagambo atagira ibikorwa ntabwo ari sawa ibikorwa bya Imana tukiri ariko no ku minsi mikuru ngiye kukubaza nk'umuntu w'umutipe w'umujama w'umusore baramutse ubonye ikintu cy'ikima w'umugore ngiye kuvuga ngo cy'ikimama w'imyaka nka 50 akaguhamagara ati vuga ngo umukecuru twasohokana kuri ino heri twajyana ku Gisenyi Erime wabyemera cyangwa ntabwo wabyemera reka mubwire dupfana iki uwo muntu ashaka kuba ari umuntu nyine wakwikundiye uraho tuvuge wenda niba uri nk'umukiriya we ukunda kujya kumuhahira ari umucuruzi akaguhamagara akaba ati shaka ukunda kumpahira ndumva nagusohokana kuri ino heri tukajyana ku Gisenyi kuri kunjyana kure hafa mu rugo ahantu twasohokera winjyana kure niba ashaka ku Gisenyi niba ashaka ku Gisenyi ahari hose nyine ubwo wakemera atari ku Gisenyi oya namusaba detail wakwanga ko umuntu agusohokana ntago wabyanga gusa nanone wareba ukavuga ati uyu muntu aranca sangahe urumva tumaramana umwanya ungana iki ahantu hameze hate ega ntago akaba ko umuntu agusohokana ahubwo ikibazo agusohokanye hehe ese nansohokana akansohokana muri hoteli andusha imyaka 40 se muri hoteli ntago ufite imyaka yakwemera kuhinjira none se imyaka nyemera kuhinjira ariko ntago nasohokana n'uwo muntu muri hoteli kubera iki mutasohokana muri bwicare nk'ahantu hoteli bajya kumarami aranjana muri hoteli mugiye kuganira habamo ibyo kurya ibyo kunywa haba ahantu bicara bakaganira kwe cyumva ko tutajya ahantu hagaragara se bisanzwe haragaragara se hoteli bayihishe hoteli hagaragara hoteli ntabwo umuntu nakujyana no ku Gisenyi akujyana ahantu hagaragara ku mazi anjanye ku Gisenyi kwe cyumva byabiraho kure amazi hari amapisine menshi reka tubyoroshye hari pisine muturanye aravuze ati cyangwa ari hoteli muturanye cyangwa nakavoma kaza ngadanga kaza atagacanga ahantu haburuganirira ahantu haburuganirira akubwira ati ndashaka ngo tujye kuganira cyangwa gusohokana nashaka kugura akantu waranshimishije narakwikundiye namushimishije mu hebu uramuhahira cyane bro uramuhahira cyane umucyashara uramahira uranganiriza ugira udukuru umuntu ntagakunda umuntu hari ikintu agendeyeho ntabwo ugenda ushobora gukunda umuntu w'icyo biraha njye nawe nyabyemera ntabwo byakunda urukundo urumva rwinshi ariko ntabwo nagukunda uri kwanga ko mwajyana bikarangira umukunze mwagiye muri hoteli kubera ko ugira rukundo rwinshi ntabwo naba mukunze none ntabwo byangira mukunze ndetse nuko bakunda yazimye uri kugenda ukora muri uri kongeza ibiki uri kudutera ubwoba yatse umutuku utubwire ego ko tugiye gusoza se we nta kibazo muri kuzamura ijwi cyane hano umusaza ntabwo abyemera nta kibazo turekere tudasoje tuvuge akanyuma dusoze mu wandiye turi mu kiganiro mbura uko nibyo bisohokana n'ibikecuru ngiye mumbabarira oya wari kubyemera amahero mureke dusoze kare Rimex birangiye tubwiye ko umuntu w'imyaka 50 nta kintu bavugana oya kuri no heri cyangwa kuri bonane njye ntabwo nahakanye ngo nta kintu twavugana ahubwo twavugana ibintu bimeze bite akubwira ngo umusohoka agusohokane
mujyane nyine bisanzwe muganire ntabwo wakwemera kujya kuganira n'umukecuru muri hoteli no gusanga agiye no kuguha akazi ushobora no gusanga agiye kuguhereza gift ari n'amafaranga agiye imodoka. kuguha reka mubwira ahantu mvana akazi henshi hatandukanye mfite WhatsApp sibyo mfite nimero isanzwe wampamagaraho nkoresha Instagram none se nta kuntu umuntu abantu no bana utuzi dutandukanye kubera iki yumva tubitanyura aho hantu cyane ko ari n'abakobwa beza benshi tungana banyuze akazi aho hantu ngo tubyumvikane abakobwa beza se bafite pepe nk'iza afite uwo mukecuru bafite ishwashwa bafite ishwashwa none afite ubwiza bungana iki butuma abo bana ariko ubwiza ni ibiki ubwiza ni ibiki oya ubwiza ni ubwiza ubwiza ni ibiki hagati y'ubwiza n'amafaranga wahitamo iki hagati y'ubwiza n'amafaranga wowe umutipe mwiza w'iboga kugira ngo byemere buri ahantu bitandukanye igikundiro rero n'abafite imyaka nka 80 oya kwemera aramvugiye ariko buri icyambere ni ukureba ngo ese tuzabaho gute uri kujya kureba umusore mwiza cyangwa uri kujya kureba ibintu byiza we bigende gute kureba umusore gihe ikintu nshaka kubwira amana uri kureba iyo kofi urumva ngo kuri uwo mukecuru ubona se uwo mukecuru ntago byumvikana ndiko nabitinye ndabona bigoye uza nzakwereka ko nguha ndabona bigoye uzaze turi kugenda tugana ku musozo wa BVN Talk Show y'uyu munsi ariko uko kwa 12 gikundi uko turi nyine turi kwitegura kwizihiza iminsi mikuru imbuga nkoranyambaga nazo zimeze gutya ziri mu kirere ewana sinzi nawe wigeze ubona ibintu biri kuba uwitwa Pastor Claude n'uwitwa Bosco Empire biteretse barangije bavuga bati bameze gutya mwari hano ndari hano se ninde wahunze ngo wagiye Irene ngo yagize atya ngakubita strike Bosco Empire ngo zigera kuri 10 na zingahe ngo ne ebyiri kwa Pastor Claude naho izindi zingahe esheshatu kumva ko yari abo bagabo rero bangije bahita bitereka bati okay ubwo ushaka guhangana natwe nta muntu wahamagaye ngo umubwire ikiganiro gisibe yari kugisiba ku neza noneho rifashe bisushiraho udukubita strike noneho hamwe na bya bindi twangaga kuvuga bya bindi bintu byo kugira gutya ngo ukica umuntu ibintu byo gufata umugore n'abandi ngo ukagira gutya none kandi kanabonye ko muri kwa 12 kahita kagira gutya nabonye umwana w'umusore kuvuga ati nge nitwa kanaka ukora iki ndapfubura niko mwabasore none nanjye bashaka kugira umufuzi oya ntabwo twavuga ngo ujye kuba umufuzi niko umusore we wowe wa musore we ngo ni umupfubuzi ngo njye nkumfubura ngo abakecuru bashaka akaro kanangaje none ngomba ngo biterwa ngo n'ukuntu ngo uwo muntu ngangana ubwo nyine aguca amafaranga bitewe n'ukuntu akubonye ibya byose niko wa musore we gupfubura ni ibiki ivyo bintu byapfuzi rero reka 12 basigama imvune tubishyize ku ruhande ariko mu bitekerezo mumbwira muri comment ngo gupfubura ni ibiki ibyo bintu ni ibiki ngo ndi umupfubuzi ese ko kubundi ari Irene na Bosco Empire watewe strike ninde uri mu makosa ko yarakoze ikiganiro wenda kibasira ibikorwa bya Irene byatuma se nanone Irene ahitamo kubita strike ntiyigeze amumenyesha nta n'ikintu yigeze we namubwira ati kora icyo kiganiro ngabyange mutubwire mwebwe murabona nyine ari uri mu makosa mubona bizakemuka biti ibintu byo kumbuga nkoranyambaga ngaho bafunzwe ngaho ngo bicanye mwana ngo bicanye Pastor Claude noneho yavuze ati mba Irene ntago mwana wanjye azabura ishuri ngo nukubera wowe ngo batangiye ngo kuvuga ngo ibintu ngo by'amaboko ngo bateyemo inshinge ariko noneho Bosco Empire yavuze ati we ngo yanagiye ubu tuvugana ntago ari mu Rwanda ntabwo hari n'ikiganiro ariko gukora yavuze ati nitereke mbereke nanahari yavuze ati noneho najyaga nkoresha amafoto yawe ya nyayo ukabyanga ngiye kujya nyakoresha mu buryo buzakubabaza ubibona ko ari wowe Irene niko nabamuzi ariko ngiye nyine wenda baramubabaje ariko nemera yuko uramutse ubwiye umuntu uti ibi bintu wakoze warengereye ushobora no kumusaba gukuraho icyo kiganiro arabagikura harimo n'icyo mwe nahoze mvuga mbere ariko nyine kuri YouTube nyine bagomba gukora abana babo bagomba kurya bagomba kwiga none bazabwirirwa cyangwa ntago bazajya kwiga nuko bimeze kwa 12 nyine kurashyushye natwe turasoje ikiganiro cy'uyu munsi gusa BVN Talk Show muzajya muhora muyikurikira hano ewansa tuba duhari dufite inkuru nk'izi n'izindi nyinshi tuba tutavuze kubera umwanya ariko nyine tusigaye tumeze neza Erime wakoze kuza mu kiganiro nawe wakoze nagikunda nawe yakoze nubwo yanyibasiye rwose ntabwo nakwibasiye ariko nanjye nakoze warapfuye je ni mu nyumva yarangize umupfuzi ku karubanda imyaka 80
umuntu arusha imyaka 40. twese twakoze namwe mudukurikiye mwakoze mwakoze kudukurikira. Centre Timeza Miryango aho twakoreye umunsi nabo bakoze mukomeze kugira ibihe byiza mwibuke gukora subscribe like share na comment turabakunda cyane bye bye